Ni mu masaha y'igitondo, Ricardo rero arabyuka maze akitegereza umwana we w'umukobwa. Uyu mwana rero aba amaze igihe kinini arwaye. Mu by'ukuri kubera ubu burwayi bwe nta byishimo aba akigira habe na gatoya. Aba ari wa mwana ureba ukabona arijimye mu maso, ntaseka, nta kintu na kimwe ashobora kukwereka ko akishimiye. Ricardo rero aramwitegereza maze nawe agahinda kakamwica, atekereza ukuntu akazi ke katajya gatuma abona umwanya wo kwita kuri uyu mwana we, nyamara rwose uba umukeneye cyane. Bigaragara ko uyu mwana afite irungu ndetse afite n'umubabaro wamurenze. Nubwo uyu mwana rwose aba afite abanasi bamwitaho, ariko n'ubundi uba ubona wagira ngo rwose ntabwo yoroherwa. Ricardo rero abatekereza atahari wampa umuntu wita kuri uyu mwana, ariko nyine banumvikana mu buryo busanzwe, ndetse rwose uyu mwana yishimiye, ahari hari icyo byamufasha. Ariko nanone abatekereza ahantu azakura uwo muntu akahabura, dore ko rwose abanasi baba bamaze gusimburana ari benshi mu kwita kuri uyu mwana, ariko nta n'umwe baba bahuza, ndetse nta n'umwe uba umwereka ko rwose hari icyo yafasha uyu mwana. Ibi bintu rero aba ari gutekereza noneho rwose byuzuzwa na muganga amaze gukorera ibizami uyu mwana. Abwira Ricardo ko rwose adakeneye umunasi, ahubwo akeneye umuntu ufasha uyu mwana, ndetse rwose no mu mitekerereze umuntu umuganiriza akamwereka urukundo, ku buryo nyine yahindura ibyiyumviro by'uyu mwana, akareka gutekereza ko ari wenyine, ntawe umwitayeho, ntawe umukunda kuri iyi si. Uyu muganga kandi akomeza amubwira ati rwose ntabwo ukeneye nyine umwitaho mu buryo bugaragara gusa, ukeneye rwose umuntu umwitaho by'umwihariko, ndetse kandi ukeneye umuntu nyine bagumana ijoro ndetse n'amanywa. Ukeneye umuntu ufite umutima mwiza, umuntu ufite urukundo, umuntu uzamwitaho nk'aho ari umwana we. Ibi bintu rero Ricardo biba biri kumutera ubwoba, kuko ntabwo aba atekereza ahantu nyine yakura umuntu umeze gutya. Aba yaragerageje benshi, abo yahawe n'inshuti ze, abo yahawe n'abaganga, ariko nta n'umwe rwose uba warageze ku cyifuzo cye. Ku rundi ruhande rero Yvette nawe rwose ni umukobwa nyine wifitiye ibibazo, aba ashaka akazi hasi no hejuru, dore ko aba amaze imyaka 2 nyine abaye umupfakazi. Umugabo we yishwe na kanseri. Uyu mukobwa rero umugabo we akimara gupfa, neza neza yabuze icyo gukora, gusa nyine yasize rwose nta n'umwana bari bafitanye. Ubuzima rero bwaramucanze, atangira nyine gukora hirya no hino, ariko n'ubundi biranga. Ababona amafagitire yo kwishyura ari menshi, ku buryo n'ubundi atabasha nyine kuyishyura. Aba yifuza rero akazi nibura kamwunganira kugira ngo abashe gukemura ibibazo afite. Aba rero yirirwa abaza umuhisi n'umugenzi niba nta hantu yamurangira akazi, dore ko nyine uyu mukobwa yari n'umunasi. Umunsi umwe rero umuntu nyine amubwira ko hari ahantu yamurangira akazi, umugabo ufite umwana urwaye yajya kwitaho. Uyu mukobwa rero ntabwo azuyaza, aramubwira ati rwose nta kibazo, abana ndabakunda cyane kandi menyereye kubitaho, ako kazi rero rwose ndakifuza. Uyu umushuti we rero amuhuza nyine n'uyu mugabo Ricardo, maze akamurangira nyine aho batuye, akamubwira ati uzaze nta kibazo. Yvette rero umunsi wo kujyayo nyine agenda yishimye, yumva rwose mu mutima we hakeye, aba yumva ndetse aka kazi akishimiye cyane. Akinjira rero muri runo rugo yitegereza iyi nzu, maze agatangira kwibwira mu mutima atahari aya niyo mahirwe yanjye nari ntegereje. Gusa rwose uyu mwana nubwo ntaranamubona, ariko nzamwitaho bishoboka byose, kandi ni ukuri uyu mwana ndashaka kuzamuboneraho umugisha. Arinjira rero maze bakamuha karibu. Ricardo rero ahita aza kureba nyine uyu umunasi mushya uba uje kwita kuri Gayira. Akimukubita amaso aramusuhuza, maze akamubaza ati ni wowe rero wari uje kwita ku mukobwa wanjye? Naho Yvette
ati cyane rwose. Ricardo rero aramubaza ati none se ni iki kintu kiri kuguha icyizere ko aka kazi rwose kamaze kunanira abanasi benshi bigendera wowe uzagashobora? Yvette atekereza umwanya muto maze akamubwira ati jyewe rero ntabwo rwose mfite experience ahambaye mu ma hopitale y'ikirenga, nta nubwo rwose mfite n'izindi mpapuro zirenze, ariko nyine kwita ku bantu bakeneye urukundo, bakeneye kwitabwaho ni ibintu nzi cyane. Ntuhangayike kubera yuko burya kwita ku murwayi ukamuha urukundo, ukamwereka umutima mwiza ntabwo ari byo biga, ntabwo ari ibiba ku mpapuro, ahubwo nyine ni ibintu umuntu aba yifitemo. Gayira rero nzamwitaho rwose kandi nzamwitaho nk'umukobwa wanjye, nawe uzaba ubyirebera ndetse nyine nyuma rwose uzaba umbwira. Ricardo rero uba uri kwitegereza uyu mukobwa abona neza ko ibintu ari kuvuga atari byo yaje yaburotse, ahubwo nyine ari ibintu rwose bimurimo. Yitegereza ukuntu uyu mukobwa yaje nyine yiyambariye bisanzwe cyane, ubona aciye bugufi kandi akumva ukuntu asubizanya ubwenge, maze atarabitekerezaho cyane yumva rwose akwiye kumuha akazi maze akita kuri uyu mwana we w'umukobwa. Ricardo rero atangira kumubwira ati uyu mwana wanjye rero afite ibibazo byinshi rwose, mama we nyine yitabye Imana, yapfiriye muri agisida, uyu mwana byaramunaniye kwiyakira ku buryo nyine ahari ari nayo mpamvu atanakira n'ubu burwayi, kubera yuko nta mbaraga na zimwe ajya ashyiramo kugira ngo abe yabasha rwose no guhaguruka, ahora yibereye gutya mu kagare, ntajya aseka, ntajya avuga, ntashobora kukubwira ikintu nyine ashaka. Uyu mwana birakomeye kumwitaho, birakomeye kubana nawe, niyo mpamvu nyine nakubwiraga nti niki kikwizeza ko wowe uzabishobora ibyananiye abantu barenga 10. Naho rero Yvette aramubwira ati birumvikana cyane rwose, uyu mwana uretse kuba nyine yaranagize uburwayi bwo ku mubiri aho tureba, ariko uyu mwana nanone ashobora kuba rwose atameze neza mu byerekeranye n'amarangamutima ye n'imitekerereze ye. Icyo rero nicyo cy'ibanze, kubanza nyine kumwereka ko duhari kandi tumwitayeho, kumwereka yuko rwose akunzwe kandi nyine twifuza yuko yazongera guhaguruka akagendera ku birenge bye. Ricardo rero ahita amubwira ati sinzi impamvu ndi kumva ngufitiye icyizere, sinzi impamvu nkwizeye kandi utaranatangira akazi, ariko ndakwiyumvamo rwose ibyiringiro, ndumva ahari ushobora kuzamfasha. Ricardo rero abwira Yvette ati nta kibazo rwose watangira akazi. Yvette rero arishima cyane, gusa nyine aba abizi ko ibi bintu bitoroshye, ari akazi rwose gakomeye, ariko nanone aba yizeye ko rwose azagakora neza uko byagenda kose. Yvette ahita yegera rero Gayera maze akamubwira ati nitwa rero Yvette, ubu nyine ninjye ngiye kuzajya nkwitaho kandi humura bizagenda neza. Nyamara Yvette nyine aba abona uyu mwana atanamwitayeho kubera ko Gayera nta nubwo aba amureba, aba yigumira uko yari ameze nta kunyeganyega ntaki. Iminsi rero uko yagiye ihita, Yvette rwose atangira nyine kwita kuri Gayera by'umwihariko, akajya azana ibitabo akamusomera, akajya kumucira indabyo muri jaride akamuzanira, akamubwira nyine udukuru, akamubwira ndetse ibintu byose uko bimeze hanze, akamubwira utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Nubwo uyu mwana w'umukobwa ataba nyine amwereka ko yabyishimiye cyangwa se ngo abumbure umunwa avuge, ariko ntabwo Yvette acika intege, akomeza rwose ibi bintu kuzajya abikora inshuro nyinshi. Naho rero Ricardo uba ukunda rwose kwitegereza Yvette amwitegereje kure, aba areba ukuntu yita kuri uyu mwana yishimye, amwenyura, amubwira udukuru nyine ubona amwishimiye, maze agahita atekereza mu mutima ati nyamara ubu nasi nari nkeneye ni Yvette rwose nta wundi. Nyuma y'iminsi rero Ricardo atangira kujya akunda kuganiriza nyine Yvette
Nyamara mu biganiro baba baganira, Yvette amenya neza ko atari Gayira ukeneye gukira ibikomere nyine byo mu mutima gusa, ahubwo ko rwose na papa we nawe ari uko, kubera ko nawe yari afite intimba mu mutima ndetse rwose yari afite umubabaro, nawe yari akeneye umuntu umuba hafi akamuganiriza ndetse rwose akamwereka umutima mwiza. Muri kano kanya rero Yvette ahita atekereza mu mutima we ati rwose ahantu ndi ni ahanyaho ndetse mpari mu gihe cya nyacyo, kubera ko hano hantu hari abantu bakeneye ubufasha bwanjye kandi nanjye ndahari kugira ngo mbafashe. Yvette rero yaragiye amara ibyumweru n'ibyumweru, ariko mu by'ukuri atarumva rwose ijambo rivuye mu kanwa ka Gayira. Gusa ntabwo yacikaga intege, yatangiye no kujya amwicara iruhande maze akamufata mu kiganza akamukomeza. Abatekereza ko rero niyo atagira ijambo na rimwe amubwira, ariko nibura Gayira yakumva ko hari umuntu umuri iruhande kandi umwishimiye cyane. Umunsi wakurikiye rero Yvette atekereza ko ashobora kumvisha uyu mwana umuziki, dore ko rwose uyu muziki Yvette yawukundaga ndetse iyo yabaga afite agahinda kenshi yumvaga nyine izi ndirimbo maze akumva atangiye gucya mu mutima. Atekereza ko hari ashobora kuzumvisha rero Gayira maze nawe akaba nyine hari icyo rwose zamuhinduraho. Aragenda rero akazana akaradiyo nyine, ubundi agashyiramo umuziki akawushyira mu cyumba cya Gayira. Gayira rero akimara kumva uyu muziki ahita ahindukira areba nyine ahantu uyu muziki uri guturuka. Mu by'ukuri uyu mwana rwose nta nubwo ubundi yajyaga anyeganyega. Yvette rero ahita amwegera akamufata mu biganza maze akamubwira ati Gayira, uyu muziki rero kera najyaga rwose mwumva ibibazo byandenze, maze ngahita ntekereza yuko byanze bikunze imbere ari heza kandi ibyiza bintegereje. Ndifuza ko rero nawe umunsi umwe wazabona umuziki wumva maze ukaba waguha ibyiringiro by'ejo hazaza ko rwose hameze neza. Nubwo rero Gayira ataba ari gusubiza Yvette, ariko Yvette we aba azi neza cyane ko buri jambo ryose abwira uyu mwana rifite akamaro kandi aryumva uko byagenda kose. Niyo mpamvu aba akunda kumubwira amagambo amurema agatima, kuko nubwo atavuga ariko aba azi neza ko hari ikintu asigaranye. Nyamara Ricardo wari uri kurebera hirya rwose, dore ko buri gihe yabaga ari kwitegereza aba bombi ariko batamureba, we aba abona ko hari impinduka yabaye kuri Gayira, kuko aramureba akabona ntabwo agifite mu maso hijimye nk'uko yari ameze. Nubwo ataba avuga ariko biba bigaragara ko nibura afite ibyishimo. Akitegereza ukuntu kandi Yvette atajya amuva iruhande, aba ari kumubwira inkuru zigiye zitandukanye, amubwira utuhistoire, ndetse akitegereza ukuntu icyumba cy'uyu mwana rwose cyahindutse, dore ko yari asigaye amushyiriramo amashuka nyine ariho udushushanyo tw'abana, ku buryo uyu mwana nawe yarebaga nyine akumva rwose arabyishimiye ariko ntavuge. Ricardo kandi yitegereza ukuntu nyine Yvette yabaga yashyize indabyo nziza mu cyumba cy'uyu mwana, mbese wabonaga nyine ari icyumba rwose kibereye ijisho, icyumba gisa neza mu buryo Ricardo atigeze abona na rimwe. We rero mu mutima we yakomezaga gutekereza ati ni ukuri rwose nagize amahitamo meza, Yvette niwe wagombaga kwita ku mwana wanjye. Biragaragara ko kandi hatangiye kuza impinduka, nubwo we yaba atabibona ariko jyewe nabanye n'uyu mwana igihe kinini ndabibona neza cyane rwose ko uyu mwana ari kugenda ahinduka. Umunsi umwe rero Yvette ari kugerageza kubwira Gayira udukuru dusekeje, nubwo rwose uyu mwana ataba aseka, Ricardo arinjira maze akabwira Yvette ati none se uracyafite imbaraga zo gukomeza, nta kibazo rwose uracyabashije kwihangana. Naho rero Yvette ati jyewe rero ntandukanye n'abandi bantu bose waba uzi, ntabwo ndi umuntu ujya uva ku bintu byoroshye, ntabwo nyacika intege, ngomba gukomeza mpaka ngeze ku cyo niyemeje.
Ricardo rero aramushimira ati ni ukuri warakoze rwose kwita ku mwana wanjye, nubwo wowe nta mpinduka ubona ariko njyewe ndazibona rwose kandi ndagushimiye. Naho rero Yvette ati ahubwo nibwo bigitangira, humura rwose ndabizi bizagenda neza, ibintu byose ni buhoro buhoro. Umunsi umwe rero Yvette afata umwanzuro wo gutuma noneho na Ricardo yegera umukobwa we cyane, kuko wabonaga rwose nabo bameze nk'aho batajya bahura neza. Yvette rero abwira nyine Ricardo ko agomba kuzajya aza akaririmbira umwana we, akamubwira udukuru dusekeje bakaganira, bityo rwose ko bizamufasha kugira ngo Gahera akire vuba ndetse kandi yongere kwiyumvamo papa we amwishimire, dore ko rwose yatekerezaga yuko papa we atajya amwitaho kubera nyine akazi kenshi papa we yahoragamo ntamubonere umwanya. Bitangira rero bigoranye, dore ko rwose Ricardo yumvaga atazi kuririmba ndetse akumva nta n'inkuru zishekeje azi. Umunsi umwe rero atangira kuririmba nyine ari kuririmbira Gahera, maze akibumbura umunwa aririmba amagambo nk'abiri, Gahera yaraturitse araseka, bose barumirwa. Hamaze akanya nyine ahita yongera arikaruma araceceka ariyicarira. Naho rero Yvette yarebanye nyine na Ricardo maze bose barumirwa. Yvette rero yahise abwira Gahera ati Gahera, mana nyagasani ndishimye ntabwo ushobora kubyumva, kubera yuko ni ubwa mbere mbonye inseko nziza isi itya, ntabwo nari nzi ko ari gutyo useka, useka neza cyane, icyampa buri munsi ukajya useka. Ariko nyine Gahera yari yamaze kongera kwikaruma, gusa yari yasekejwe n'ijwi rya papa we. Uyu munsi rero kandi Ricardo yarishimye cyane, nyuma y'imyaka myinshi yari yongeye kubona umwana we amwenyura. Mu by'ukuri biramunezeza, maze agahita afata ukuboko nyine Yvette akamusohokana hanze. Agerayo kwihangana bikamwangira, maze agahobera uyu mukobwa hafi kurira. Atumva hari hashize imyaka myinshi cyane ntabona rwose umwana wanjye yishimye, gusa uyu munsi ndumva mu mutima wanjye hanezerewe, kandi byose ni ukubera wowe. Ndagushimiye ni ukuri, impinduka rwose ndi kugenda nzibona. Naho rero Yvette ati hoya nta mpamvu yo kunshimira, ni akazi kanjye kandi ngomba kugakora neza. Umunsi umwe rero aba ari mu masaha y'ijoro, Gahera arota nabi maze akavuza induru. Yvette abyuka yiruka maze akagenda yerekeza mu cyumba cye, ahita amufata rero akamwegamiza mu gituza, atangira kumukora mu mutwe amubwira ati humura, humura rwose ndahari, turi kumwe, ntabwo uri wenyine. Nyamara Ricardo nawe aba yabyutse yiruka, ariko yagera mu muryango akabona Yvette yahamutanze ndetse rwose ari guhumuriza uyu mwana. Ricardo rero arabitegereza maze agahita atekereza atari ko rwose ni ukuri uyu mukobwa wagira ngo ni mama w'uyu mwana neza neza. Tekereza ko niyo hari ikibaye antanga kumugeraho, mbese aba ahari ku bwa Gahera. Ibi kandi biba bimwongeramo imbaraga ko yaba ahari yaba adahari, Gahera ari mu biganza byiza, ndetse rwose aba akomeza kugenda abona ko uyu mukobwa ashoboye, maze akibaza impamvu atari we yamenye kera kugira ngo aze kwita kuri uyu mwana, dore ko aba abona ko igihe yahereye ata igihe yaza kuba yaramumenye, ubu rwose Gahera aba ameze neza. Uko iminsi rero yagiye rwose yisunika, Ricardo atangira kujya aganira na Yvette, dore ko uyu mugabo ubundi nta muntu n'umwe bajyaga bavugana, mwavuganaga amagambo atarenze abiri gusa, nta muntu n'umwe yajyaga yizera ngo abe yamuganiriza ibyo mu buzima bwe busanzwe, mwavuganaga iby'akazi gusa. Ariko atangira kujya yicara maze akaganira na Yvette, akamubwira inkuru z'ubuzima bwe, bose bakabwirana nyine ibyababayeho, bagatangira nyine kujya babitsanya rwose amabanga.
ibintu biba bitarigeze biba kuri Ricardo, nawe ntabwo aba azi impamvu nyine akomeza kwizera uyu mukobwa cyane, ku buryo aba atangiye no kugenda amubwira ibintu bimwe na bimwe mu buzima atigeze abwira undi muntu. Uko rero iminsi yakomeje kugenda yisunika, byagiye birenga rwose kuba umukozi n'umukoresha, ahubwo nyine bagenda banaba inshuti z'akadasohoka, za nshuti ziganira byose. Ku rundi ruhande rero Gayera nawe rwose atangira kugenda yerekana utumenyetso nyine tw'uko ari kugenda yoroherwa, ko hari impinduka ziri kugenda ziba, atangira kugenda anyeganyeza ibiganza, anyeganyeza ibirenge, rimwe na rimwe ndetse agacishamo akanaseka, atangira kugenda asubiza n'utubazo tworoheje nyine, ibintu ubundi hari hashize imyaka myinshi nta na kimwe akora muri ibi. Ibintu rero biba biri gukomeza kugenda bishimisha papa we. Papa we nawe rwose ibyishimo biba biri kugenda biza, ku buryo aba yicara akaganira na Yvette maze nawe agaseka, ibintu nabyo byari bimaze imyaka myinshi rwose bitamubaho. Umunsi umwe rero bicaye muri jaride bari kuganira bateye story, Yvette ahita abwira Ricardo ati uzi yuko buriya ziriya mpinduka zose uri kubona kuri Gayera byose byatewe n'uko akubona iruhande rwe, n'uko rwose abona umuha umwanya. Naho rero Ricardo ahita amubwira ati ariko rwose nibyo, kubera yuko byagaragaraga ko ntajyaga mbonera umwanya umwana wanjye, ariko nanone uruhare runini ni wowe rwose warushyizemo, warakoze cyane kwita kuri uyu mwana, byose ndabigushimiye. Ricardo kandi atangira kuzajya ataha kare ndetse rwose agatekereza ko akazi agomba kugakorera mu rugo, kubera ko yabaga yifuza nyine kuba ari kureba Yvette hafi aho ari kumutera story, dore ko uyu mukobwa yamusetsaga rwose bitangaje. Yatangiye rero kugenda afungura umutima we maze akamubwira ibintu bimutera ubwoba mu buzima, ibintu ndetse aba yifuza nyine kuzageraho mu hazaza. Atangira rero kugenda amubwira ibintu byose, ku buryo rwose asanga nyine nta banga na rimwe agifite, ibintu byose abiganiriza Yvette. Atangira rero gutekereza ko uyu mukobwa ashobora kuba rwose adasanzwe habe na gahoro, ariyo mpamvu kandi yanamufunguriye umutima we akamubwira buri kimwe cyose. Umunsi umwe rero abari mu masaha y'umugoroba baba biyicariye ku kabariko bari kureba inyenyeri, bareba kandi ukuntu nyine umuhanda umeze uri munsi yabo, ndetse rwose bitegereza abantu bari kwitambukira. Ricardo rero aceceka gatoya akitegereza nyine ibintu byose, maze yarangiza akabwira Yvette ati ntakubeshye ntabwo rwose nari nzi ko ibi bintu bizongera kumbaho, sinari nzi ko nzongera kwiyumva ntya, sinari nzi ko nzongera kwishima, sinari nzi ko nzongera guseka, ndetse nta nubwo nari nzi ko ari umuntu nzongera kwishimira ukundi. Yvette rero ahita amubwira ati nanjye niko nari meze umugabo wanjye akimara gupfa, numvaga narabihiwe, numvaga ibintu byose narabyanze, numvaga rwose nta kintu na kimwe gishobora kunshimisha, ariko nyine uko iminsi yagiye iza nagiye mbyikuramo, cyane cyane ko yewe natekerezaga ko ndi umuti w'abantu benshi, hari abantu benshi ngomba kuvura umubabaro, ntabwo rero nari kubavura umubabaro kandi nanjye nkufite. Gusa nyine ibintu byose ni buhoro buhoro bigenda biza rwose. Yvette rero ahita abwira Ricardo ati gusa nyine mba numva nishimye rwose kuba ndi kumwe na famiye yanyu, ni ukuri muri abantu beza, ndabishimira cyane. Ricardo rero ahita ahindukira akamureba maze akamufata mu biganza, aramubwira ati ni ukuri nanjye ndakwishimira cyane, gusa nyine ibintu ngiye kukubwira rwose ntubifate nk'ibintu byoroshye, kuko ni ibintu bikomeye cyane kandi maze iminsi ntekerezaho. Ntakubeshye burya nakubwiraga ngo ntabwo nari nzi ko nzongera kwiyumva nk'uko niyumva, kubera yuko sinari nzi yuko nzongera gukunda umuntu n'umwe, numvaga byararangiye, urukundo rwanjye rwarapfuye ndetse baranarushyinguye, ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze, kubera yuko hari umukobwa ndi gukunda kandi cyane, hari umukobwa ndi kwishimira, ndi kwifuza ko twahora tuganira,
Naho rero Yvette ahita amubaza ati hanyuma se uwo mukobwa w'umunyamahirwe ninde? Naho rero Ricardo aramwenyura ati uwo mukobwa w'umunyamahirwe ampagaze imbere ariko ntabwo ari we munyamahirwe ahubwo umunyamahirwe ni jye umufite. Yvette rero ahita nyine yipfuka mu maso aba yumva emosiyo zimwishe maze bagahita bahoberana. Naho rero Yvette nawe ahita abwira Ricardo ati ntakubeshye nanjye ntabwo rwose nari nzi yuko nzongera gukunda umuntu ukundi, gusa nyine nishimiye umuryango wanyu ndetse nishimira kubana namwe, mba numva ari nkaho muri umuryango wanjye. Nanjye rero ni ukuri ndakwishimira kuba ndi kumwe nawe, mba numva nyine ari iby'igiciro. Bombi rero barahoberana maze bakishima bagakomeza bakabwirana inkuru, dore ko rwose noneho nta n'umwe uba ukigira icyo ahisha undi, bose baba basigaye babwirana ibyo batekereza ndetse rimwe na rimwe bakanabwirana udukuru dusekeje, ku buryo Ricardo ntabwo aba akiri wa mugabo rwose wifunga, wa mugabo w'igitinyiro utajya useka, aba asigaye ari umuntu wishimye kandi cyane. Umunsi umwe rero Yvette aba ari gufasha nyine Gayira kumugorora nyine ari kugenda amukoresha utwitozo dutoya amugorora, maze Ricardo akaza nyine agahagarara iruhande rwabo. Gayira rero ahita amubwira ati papa wabibonye se ko rwose biri kugenda bigenda neza, wabibonye ko ndi kugenda noroherwa? Naho rero papa w'ibyishimo biramwica maze agahita atera intambwe asanga uyu mwana aramuhobera, maze akamubwira ati ni ukuri umukobwa wanjye ndakwizeye ko uri umukobwa w'umunyembaraga cyane kandi ndabizi ko n'ibindi uzabigeraho. Naho Gayira ati papa byose rero mbikesha Yvette, ni umuntu mwiza nyine yanyitayeho cyane, yampaye umwanya we wose kandi anyereka ko nyine anyishimiye, ndamukunda cyane Yvette ntazagende kubera ko ntabwo nshaka kuzongera kuba ndi kumwe n'uwundi munasi, niwe wenyine nshaka kuzageza igihe nzakirira. Yvette rero nawe ahita ahobera nyine uyu mwana maze bose bagahoberana uko ari batatu. Gayira rero ahita nyine abwira papa we ati none se papa uzabinkorera maze ntazigera dusiga? Naho rero Ricardo ahita amubwira ati mwana wanjye nanjye rwose nicyo cyifuzo cy'uko nyine atazigera ava muri runo rugo, kubera ko niwe byishimo byacu, yatuzaniye ibyishimo. Gusa nyine urugamba ruba rugikomeje rwo kugira ngo rwose bafashe nyine Gayira maze abe yakira neza, ndetse rwose Imana nibafasha azongere ahagarare ku birenge bye. Gusa nyine hagati ya Ricardo ndetse na Yvette bo nyine urukundo rurakomeza, ndetse buri gihe iyo habaga ari mu masaha yo kuryama, Gayira amaze kuryama bahitaga bigira hanze ku kabariko maze bagatangira kuganira bakabwirana nyine inkuru z'ahashize habo. Ricardo umunsi umwe rero yabwiye Yvette ati umugore wanjye akimara gupfa natekerezaga ko nyine isi ingwiriye ndetse numvaga ubuzima bwanjye burangiye, kubera yuko niwe muntu nari narigeze nkunda mu buzima wenyine, natekerezaga ko rero ntazongera gukunda ukundi, ndetse rwose numvaga nzabaho ndi jyenyine ubuzima bwanjye bwose. Naho Yvette ati nanjye byari uko, umugabo wanjye naramurwaje maze amaze kuva mu mubiri numva ndihebye, numva ntakaje icyizere cy'ubuzima, ndetse rwose numvaga nanjye nta wundi muntu n'umwe nzongera gukunda. Ariko burya byanze bikunze urukundo rwawe haba hari aho ruri rugutegereje. Nkigera hano ibintu byose byarahindutse, kubera yuko natangiye nyine kumva ubuzima bwanjye butangiye kuba bushya. Naho rero Ricardo ati nanjye rwose nuko byangendekeye, kuko kuva waza hano ibintu byose byabaye bishya, dutekereza uko tutari dusanzwe dutekereza, ndetse ibyishimo byinjiye mu muryango wacu, wagira ngo rwose waje ubizanye, dore ko ubundi twahoraga ubona turi umuryango wihebye, buri wese nyine ari hariya acecetse, ntawe uvugisha undi, ntawe useka, ubona rwose umuryango wacu utanezerewe.
ariko kuva waza byose byarahindutse. Ricardo rero yabwiye Yvette ati ni ukuri ndagukunda, atari uko wafashije umwana wanjye, atari uko rwose ntegereje ko kandi ugomba kuzakomeza kumufasha, ndagukunda nyine, ndagukunda n'umutima wanjye wose. Ibintu byose rero baba basigaye nyine bafatanya kubikora, ndetse rwose baba basigaye bajyana no mu gikoni bagategura amafunguro, bagategura ameza maze bakicara bagasangira bari gutera sitori nyine, ubona rwose ari umuryango unezerewe. Naho rero Gayira ku rundi ruhande nawe rwose ababona impinduka zabaye kuri papa we, ababona ko papa we atakiri wa wundi, ko papa we asigaye yishima, ko asigaye aganira ndetse asigaye rwose abaza nyine utubazo atari asanzwe abaza, nko kubaza niba nyine indabyo bazuhiye. Ibyo bintu ntabwo yari asanzwe abivuga abibaza, gusa nyine Gayira ababona ko papa we yishimira cyane rwose Yvette, kuko iyo babaga bari kumwe baraganiraga bagaseka, akabona ko papa we yahindutse. Gusa uyu mwana byaramushimishaga cyane, kuko nyine nubwo nawe yari arwaye, uko papa we yabaga amuhangayikiye ni nako Gayira nawe yabaga ahangayikiye papa we, wahoranaga rwose umubabaro udasanzwe. Kuri iyi nshuro rero Gayira nyine yiyicariye mu kagare ke nk'ibisanzwe, ari kwitegereza aba bombi bari gutera sitori kandi banaseka, ahita atangira gutekereza ati ariko ni ukuri Yvette rwose yazanye umunezero muri runo rugo rwacu, sinzi ikintu namuhemba nuko ntacyo mfite, ariko rwose mba mbona nyine nakabaye ngira ikintu muha kugira ngo mushimire, kuko yarakoze, yatumye papa wanjye ahinduka. Umunsi umwe rero bicaye nyine mu rugo bari kwiganirira, bajya bakumva Gayira ari gukorora bikabije, ibintu rwose biteye ubwoba. Bose rero biruka berekeza mu cyumba cya Gayira, maze Yvette afata akamwegamiza mu gituza, gusa nyine ntabwo arekera gukorora, akomeza gukorora cyane, maze Yvette agahita abwira Ricardo ati hamagara ambulance tugomba kumujyana kwa muganga. Naho rero Ricardo ahita amubwira ati ahari yatinda rwose, bahita bamuterura bakamushyira mu modoka, maze Yvette akagenda amufashe ikiganza, agenda kandi amubwira nyine amagambo yo kumukomeza ati ndabizi ko uri umukobwa w'umunyembaraga, kandi ndabizi ko rwose wabigeraho, ngaho ukomeza urwane maze rwose uze gukira, kubera ko turagukeneye, urabizi uri umunezero wa papa wawe, kandi ni ukuri nanjye rwose ndagukunda urabizi, ngaho rero shyiramo akabaraga, nyamara uyu mwana aba ari gukorora bikabije ku buryo ahari n'aya magambo ataba ari kuyumva. Naho rero Ricardo we rwose umutima uba wenda kumuca mu kanwa, aba afite ubwoba bwinshi, aba afite igihunga, aba atekereza ko ahari ashobora kuba agiye kubura umwana we nk'uko yabuze umugore we, aba yumva rero adatekanye. Mu kanya gato rero bagera kwa muganga, maze bagahita bamufata bakamujyana nyine muri urgence, dore ko nyine bitaba byoroshye, batangira kumwitaho, ariko nyine Ricardo ndetse na Yvette bo baba bategereje nyine hanze. Ricardo yabuze amahoro, ari kuzenguruka sale yose yabuze icyo afata n'icyo areka. Yvette rero aragenda maze akamufata mu kiganza akamukomeza, aramubwira ati komera, humura rwose biraza kugenda neza. Naho Ricardo ati none se ubu ntabwo naba ngiye kubura umukobwa wanjye? Yvette rero ahita amupfuka ku munwa ati ceceka, ntukature amagambo mabi, kandi ibyo ntabwo rwose byakubaho, humura, ntabwo se ubizi ko Gayira ari indwanyi? Humura rwose ni umukobwa w'umunyembaraga kandi araza kurwana agaruke mu buzima, wihangayika rwose araza kumera neza. Baguma aho rero stress nyine ari nyinshi, gusa nyine nyuma y'igihe runaka bajya kubona bakabona umuganga araje, bose rero biruka bamusanga, ubwoba ari bwose, nta n'umwe uri kuvuga, maze muganga akababwira ati nari mbazaniye inkuru nziza ko nyine Gayira twabashije nyine kumuturisha, yari afite ikibazo nyine
ku bihaha ariko nyine ntabwo ari ibintu bikomeye, turamuvura kandi bishire, ntimugire ikibazo rwose, ntabwo ari ibintu nyine bikomeye, nta nubwo ari ibintu bisaba kumubaga. Ricardo rero ariruhutsa maze agahita ahobera nyine Yvette, amarira aba yatangiye gushoka ku matama, dore ko rwose uyu mugabo aba atakwihanganira kubura umwana we. Yvette rero akomeza kumukomeza ari kumukora mu musatsi amubwira ati humura, tuza rwose, sinabikubwiye se ko biri bugende neza, ubu rwose bimeze neza. Naho Ricardo ati n'ubundi ntabwo ari agahinda kari kundiza, ahubwo ndumva nishimye kuko mu kanya kashize nari nihebye. Gahira rero amaze koroherwa atangira kujya agerageza gukoresha ibirenge bye, nyamara rwose ntabwo byari byoroshye, yumva rero atabishoboye maze agatangira kwiheba ko ahari ibintu byose nta na kimwe kigenda neza, kubera ukuntu yajyaga kubona akabona indwara nyine ivu irahubutse iraje mwituyeho, uyu mwana atangira gucika intege maze akumva ko ahari atazakira. Atangira rero kurekeraho noneho gushyiramo agatege gukora ama exercice, maze ibi bintu rwose Yvette akabibona, aramubaza ati Gahira, kubera iki rwose utagishyiramo umuhate nk'uko byari bimeze mbere? Naho Gahira ati nta mpamvu rwose, kuko n'ubundi ndabona ntazakira, iyo kimwe gitangiye koroha haza ikindi, ikindi kandi urabona ko no kugenda hari bidashoboka, dore igihe nahereye ngerageza ariko rwose ntabwo mbona ko ndi gukira. Naho rero Yvette aramuhobera maze akamubwira ati hoya, hoya rwose wicika intege kubera ko biri kugenda biza, komeza ahubwo ugerageze gushyiramo akabaraga maze byose bizagende neza. Ibi bintu rero Ricardo akibyumva biramubabaza maze agatekereza ko ahari umwana we rwose aba yumva ari wenyine, nyamara abagerageza kumuba iruhande, ariko ahari abatekereza ko wabona Gahira ibi bintu atabibona. Umunsi umwe rero Ricardo yegera Yvette maze akamubwira ati ndifuza kuba umupapa mwiza cyane, umupapa w'icyitegererezo kuri Gahira, none kandi ndifuza ko nyine wabimfashamo, ndifuza ko wanyigisha ukuntu naba umupapa mwiza cyane. Naho rero Yvette ahita amubwira ati ariko n'ubundi ni ukuri uri umupapa mwiza rwose, ntacyo udakora, gusa nyine niba ushaka kwegera umukobwa wawe birenze, uzajya ushaka umwanya ku buryo no mu gihe cye cy'ubuvuzi niba tugiye kwa muganga hari ibyo bagiye kumukorera nyine ugomba kuzajya uwo muri iruhande, niba bari kumugorora ibirenge cya gihe nyine aba ari kubabara bamugorora, uzajye uba umufashe mu biganza maze yumve ko uri iruhande rwe mu byiza ndetse no mu bibi, akubone kenshi, bityo nyine bizatuma yumva ko atari wenyine ahubwo ari kurwana kandi nyine hari abamushyigikiye. Ricardo rero ashimira nyine Yvette maze akamubwira ati ni ukuri uri umunyabwenge cyane, sinzi impamvu ibintu utekereza ntaba narigeze mbitekereza na rimwe. Umunsi umwe rero baba bagomba kujya kwa muganga kugira ngo nyine bagorore uyu mwana. Baragiye rero n'ubundi nk'ibisanzwe nyine Yvette amufata mu kiganza ari kumutera akabaraga, dore ko buri gihe uko babaga bari kumugorora yabaga amufashe mu kiganza kugira ngo amukomeze. Uyu munsi rero Ricardo nawe araza maze akajya ku rundi ruhande agafata ikindi kiganza maze akabwira nyine Gahira ati mwana wanjye ndahari ku bwawe. Akimara rero kumubwira ati ndahari mwana wanjye kandi ni ukuri ndagushyigikiye, nta na rimwe uzigera ugenda muri uru rugendo wenyine kubera ko ndi iruhande rwawe. Akivuga ibi rero Gahira atangira nyine kurira ariko atavuze maze amarira agashoka ku matama. Papa we atangira kumuhanagura maze Gahira agahita amubwira ati papa ni ubwa mbere rwose unyeretse ko turi kumwe muri runo rugendo, ubundi wahagararaga kure maze ukarebera kure rwose nta na rimwe wigeze unyegera, ni ubwa mbere rero umbwiye nyine amagambo yo kunkomeza, ndishimye kandi urakoze cyane, nanjye ngiye gushyiramo nyine imbaraga kugira ngo mbashe gukira.
Aya magambo rero akora ku mutima nyine wa Ricardo, maze akabona ko igihe cyose yajyaga aba rwose ari kurebera kure, burya umwana we yabaga amushaka kuba amwegereye ndetse ari kumubwira amagambo amukomeza. Yvette rero we ahita abwira nyine Gahira atumva ibyo wanyuzemo nibyo bikomeye cyane, komeza rero urwane n'ibi ngibi uzabinyuramo kandi neza, wowe shyiramo akabaraga gusa kandi nyine wizere ko ugomba kuzakira byanze bikunze, nta mpamvu yo kwiheba, turagukunda, turahari ku bwawe kandi tuzahora duhari. Gahira rero yikiriza nyine akoresheje umutwe nko kubabwira ati rwose nanjye ndifuza nyine gukira ngahaguruka maze ngatera intambwe nkabasha kugendera ku maguru yanjye. Ibi bihe rero byabaga ari ibihe bitoroshye habe na gatoya, dore ko uyu mwana yabaga afite ububabare bwinshi. Aba bose rero bamuri iruhande nabo babaga ububabare bwabarenze, kuko kubona umwana ababara nawe rwose uba wumva ari nkaho ari wowe biriho. Ricardo rero abwira nyine Yvette ko rwose agomba kwita ku mukobwa we, noneho by'umwihariko arongera kandi akagabanya amasaha yo ku kazi, maze akajya aba mu rugo amasaha menshi, agategura ibyo kurya bya Gahira, ndetse rwose igihe cyose muganga yabaga yaje kumuvura akaba ahari amufashe mu kiganza, ibintu ubundi atari yarigeze akora na rimwe. Umunsi umwe rero Ricardo ndetse na Yvette bemeza ko nyine bashaka gutungura Gahira, bakamukorera nyine akantu kamushimisha. Baragenda rero bakadekora muri jaride yabo, bakahadekoza nyine amabara akunda, ubundi bakamuzanira keke, baramusohora rero mu nzu nyine bakamujyana bati ngwino ujya kota akazuba, maze yagera hanze agasanga haradekoye, agasanga ndetse hari nyine agakeke, agasanga bahateguye, bamugeneye impano nyinshi zitandukanye, ndetse bamwandikiye n'amagambo meza bamubwira bati turagukunda cyane, turakwifuza nyine ko rwose wakira, turifuza ko wamera neza kandi turifuza ko wakwishima. Akibona ibi byose rero yarishimye maze aramwenyura, abwira papa we ati ibi byose se ni ibyanjye? Naho rero papa ahita amubwira ati mwana wanjye ukwiye ibirenze, ukwiye ibyishimo kandi ukwiye ibyiza byose, turagukunda rero kandi turakwifuriza kunezerwa. Uyu munsi rwose Gahira yarishimye cyane, maze bwa bubabare bw'uburwayi amera nk'aho abwibagiwe, arenjoyinga rwose, nubwo nyine atabashaga gutera intambwe, ariko nyine yaragerageje araryoherwa ndetse arishima, ku buryo Yvette na Ricardo babirebaga mu maso ye ko uyu mwana anezerewe. Uko rero hari intambwe nshyashya bagendaga batera, niko kandi Ricardo yashimiraga cyane Yvette kuba rwose yaramufashije, maze ibintu byose bikaba biri kugenda neza, ndetse yarebaga ukuntu Gahira akunda Yvette cyane, maze agasanga kuba nawe yaramukunze rwose byari ngombwa, kubera yuko Yvette yari umwana mwiza cyane, yari umukobwa w'umunyabwenge, yari umukobwa kandi uzi kwita ku bantu, ndetse rwose akabereka urukundo. Yvette yari umukobwa utangaje mu by'ukuri. Umunsi umwe rero bicaranye nyine Ricardo aramubwira ati ntakubeshye rwose mba numva ndi umunyamahirwe kuba narakugize mu buzima bwanjye, kuba waraje hano ni iby'igiciro cyinshi, ni ukuri mba numva nkwishimiye, mba numva ntazi ikintu nagukorera kubera ibintu byose wankoreye. Kuba umwana wanjye ageze hariya ni ukubera wowe, kuba nanjye narahindutse ndetse rwose nkamenya no kwita ku nshingano zanjye, byose ni ukubera wowe. Naho rero Yvette aramubwira ati hoya ntabwo ari ukubera jyewe, ahubwo n'ubusanzwe usanzwe nyine ufite umutima mwiza, usanzwe uri umuntu mwiza, uri umubyeyi mwiza, biragaragara rwose. Umunsi umwe rero
Ricardo ndetse na Yvette baba bari kuganira nyine babwirana uburyo bakundana, buri wese abwira undi nyine ibintu byiza amubonaho ndetse n'ukuntu amwifuza mu hazaza, maze Gayira wari uje nyine kureba papa we ariko ari gucunga nyine akagare, ahita ahagarara akabanza akumva nyine ibyo bari kuganira. Ricardo rero arahindukira akabona nyine Gayira yabumvise ibintu byose bavugaga, agira ubwoba rero kuko aba atekereza ko ahari umwana we agiye rwose kubifata nabi, dore ko ataba azi uko yabifata aramutse amenye ko ari undi muntu akunda. Nyamara Gayira aba ari kumwenyura maze agahita abwira papa we ati papa, ndishimye cyane ni ukuri kuba rwose mukundana wowe na Yvette, ndabikunze cyane kubera ko noneho ibyo nyine bitumye menya yuko Yvette atazigera adusiga. Yvette nanjye ndamukunda kandi mba nifuza ko nyine yaguma hano maze tukaba umuryango. Bose rero baratungurwa maze bakegera uyu mwana baramuhobera bose bakamwishimira. Gayira rero ari mu cyumba wenyine aratekereza ati rwose ngomba nyine kongera kubasha kugenda, ndumva nkumbuye gukina, ndumva nkumbuye kwiruka, nkumbuye guhagarara, nkumbuye ndetse gutembera ntari mu kagare. Ndifuza gukora ibi byose kugira ngo nyine azabe ariyo mpano nziza nzaha papa wanjye ndetse na Yvette banyitayeho rwose, nabo bakareka akazi kabo kugira ngo banyiteho. Atangira rero kugenda yikoresha utu exercice dutoya igihe nyine yabaga ari wenyine, two gukandagira hasi buhoro buhoro. Umunsi umwe rero amaze rwose gukora aya ma exercice iminsi myinshi, agerageza nyine guhaguruka maze agahagurukira nyine ku kintu. Arahaguruka agatera udutambwe nka tubiri dutoya rwose, ariko nyine Yvette ndetse na Ricardo baba bari hano bamwitegereza, baba bagira ngo bari kurota. Gayira rero ahita asakuza ati papa, ndabikoze rwose, dore nabigezeho, urabibona ko nabigezeho, ndi kubasha gutambuka. Papa we rero aza yiruka nyine amusanganira maze agahita apfukama hasi ahobera Gayira, kumurekura bikanga, ibyishimo biba ari byose. Ni nako kandi ku rundi ruhande na Yvette nawe nyine aba ari kumuhobera ku rundi ruhande, bose bamushyizemo hagati, ibyishimo biba byabarenze. Ricardo abwira Gayira ati ndishimye ku buryo udashobora kubyumva, iyi ntambwe uteye iranejeje, ndanezerewe mwana wanjye. Naho rero Gayira ati iyi ni impano rero mbahaye nyine wowe ndetse na Yvette, kubera ko rwose mwaranyitangiye kandi ni ukuri ndabashimiye rwose ko mutahwemye kumba iruhande. Yvette rero nawe nyine emosiyo ziba zamwishe, nubwo rwose kaba ari akazi ke, ariko ni ukuri aba asigaye afata uyu muryango nk'aho ari umuryango we bwite. Uyu munsi rero Gayira amaze kuryama, Ricardo ndetse na Yvette bajya guserebura nyine iyi ntsinzi, kubera ko rwose iba ari intambwe ikomeye. Baba bibereye rero kuri bariko yabo nyine bari gufata ako kunywa, bari kuganira, maze Ricardo agatangira kubwira Yvette ukuntu nyine yamukunze, maze akajya agira ubwoba bwo kubimubwira kuko yumvaga atazi uko azabifata. Naho Yvette ati cecekere, burya twese byari kimwe, nanjye rwose naragukundaga, ariko nanone nkumva ntabikubwira kubera ko natekerezaga ko nyine ikiduhuje ari akazi ko kwita kuri Gayira gusa. Numvaga nyine naba mvanze akazi n'amarangamutima yanjye. Bose rero baraseka nyine ukuntu bari barabigize ibanga rikomeye. Gusa nyine Ricardo ahita abwira Yvette ati rega ntakubeshye, ni ukuri kugukunda rwose ni ibintu byoroshye cyane, kubera yuko uri umwana mwiza. Nakomezaga nkurebera kure, nkareba ukuntu wita nyine ku mukobwa wanjye, nkareba ndetse nanjye ukuntu nyitaho, ukuntu wakoraga akazi ushinzwe ukarenzaho n'akandi udashinzwe byose ukabikora. Ni ukuri nakomezaga kugenda rwose mbigukundira. Ricardo rero abwira nyine Yvette ati ndakubwiza ukuri, niba kano kanya nicaye hano ndi guseka
umwana wanjye nawe ameze neza, byose ni wowe rwose mbikesha. Naho Yvette ati rega twarafatanyije ni ukuri, gusa nyine kari akazi kanjye. Naho rero Ricardo ati ndagukunda cyane, nzabikubwira inshuro nyinshi ntazi umubare. Mba numva nyine buri gihe nakubwira ko ngukunda, kuko mba numva ari bishya kuri njyewe. Uko nkubonye mba numva nyine nahita nongera nkakubwira ngo ndagukunda. Nizere ko rwose bitazakurambira. Naho rero Yvette yitegereza Ricardo ati nanjye ayo niyo magambo mba nifuza kumva mu matwi yanjye, gusa nanjye ndagukunda kandi cyane. Bombi rero barahoberana maze bagasomana, ibyishimo nyine biba ari byose, ubundi nyine bagakomeza gusangira, dore ko rwose uyu munsi uba ari umunsi w'akataraboneka, uba ari umunsi w'ibyishimo, uba ari umunsi w'umunezero kuri bombi. Guhera uyu munsi rero noneho Ricardo na Yvette batangira rwose kujya bakunda kwisangirira kenshi bari bonyine, Gaella amaze gusinzira, ndetse kenshi bakaba bibereye muri jaride bari gutembera bafatanya nyine mu ntoki, ndetse bakaba bari gupanga ahazaza, dore ko ibintu byose bari basigaye babipangira hamwe, byumvikana ko rwose bari bamaze guhuza neza neza. Umunsi umwe rero bari muri jaride, Gaella abasangayo maze agahita ababwira ati gusa nyine mba mbona mwishimye cyane. Bose rero bararebana maze bagahita bamubwira bati yego turishimye rwose kandi ku bwawe. Naho Gaella ahita ababwira ati nanjye ndishimye cyane no kubabona mwishimye nabyo ni ibyishimo byanjye. Ndabakunda cyane kandi nyine nifuza kuzahora mbabona gutyo. Bose rero bahita baza bakamuhobera maze bakamubwira ko bamukunda, ndetse nawe bifuza kumubona nyine bishimanye, noneho asigaye nyine agenda neza cyane cyane. Dore ko rero exercice aba zikomeje umunsi ku munsi, ndetse rwose impinduka zigenda zigaragara ko uyu mwana ari kugenda yoroherwa, ndetse habura gatoya agatangira kugenda nta n'ikintu na kimwe afasheho. Nyuma y'igihe gito rero Gaella noneho atangira kugenda rwose neza kandi nta kintu na kimwe afasheho, ku buryo noneho iminsi yakurikiye atangira kuzajya atemberana nyine n'ababyeyi be, bakamujyana gutembera, akagenda atembera n'ibirenge bye, ibintu aba yaratekerezaga ko ahari bitazongera gushoboka. Uyu mwana aba abona ameze nk'umuntu uri mu nzozi. Ricardo rero abwira Yvette ati rwose ndabibona ko urugendo tugifite nyine ari rurerure, ariko ni ukuri ibyarangiye nibyo byari bikomeye, gusa nyine ntabwo nibona mu hazaza hanjye tutari kumwe, ntabwo nibona rwose utamfashe ikiganza, utanyereka inzira, ntabwo nibona utari hafi yanjye. Naho rero Yvette ahita amubwira ati hoya nta mpamvu n'imwe yo kutaba hafi yawe, nzakuba iruhande kandi nzagufasha muri byose, nzagufasha aho uzaba unkeneye aho ariho hose. Bombi rero barongera bagahoberana nyine, maze Ricardo akamubwira ati ni wowe mbaraga zanjye, ni ukuri undekuye nagwa. Umunsi umwe rero Yvette atangira kumva nyine atameze neza, atangira kumva umutwe umurya, akajya agira isereri, ndetse rwose rimwe na rimwe akaba ari hafi nko kugwa. Akomeza rero guhisha ibi bintu, dore ko rwose atifuzaga ko nyine hari umuntu n'umwe umenya ko atameze neza. Rimwe rero bari nyine kwa muganga, aho bari bagiye kureba niba Gaella yarakize neza, bari kumukorera ibizamini bya nyuma. Yvette isereri iramufata maze agatangira kuzunguruka. Ricardo aramwitegereza akabona ari kugenda buhoro rwose nk'umuntu ugiye kugwa, ahita yiruka maze akaba aramufashe. Mu by'ukuri ahita amera nk'umuntu uguye muri koma, maze abaganga bagahita baza biruka bakamufata bakajya kumwitaho. Ricardo rero agira ubwoba bwinshi cyane, maze rwose akibaza ibintu bibaye. Gaella wari uri kureba ibi ngibi umutima umuvamo, maze agatangira kuvuza induru ati hoya rwose ntabwo Yvette namubura, ntabwo namubura nk'ukuntu nabuze mama wanjye, ntabwo ibi bintu rwose bishoboka. Ubwoba rero abantu bose burabataha, maze
bakajya nyine kumwitaho. Nyuma rero y'igihe runaka babwira Ricardo ko rwose uyu mukobwa afite ikibyimba mu mutwe ariko ko kidakabije, bagiye kumwitaho maze bikaba rwose bishobora gukosoka. Ricardo rero ubwoba buramwica, yibaza ukuntu uyu mukobwa yakunze yaba agiye kumubura. Ntabwo aba atuje habe na gatoya. Naho rero Gayira afata papa we nyine mu kiganza maze akamubwira ati papa, nizere ko rwose tutagiye kumubura Yvette. Akibivuga rero papa w'amarira atangira gushoka ati hoya rwose ntabwo twamubura, ntabwo Imana yaduha icyo gihano kubera ko nta kosa twayikoreye. Abaganga rero bamwitaho maze nyine bakabwira Ricardo ko nta kibazo rwose ameze neza, gusa nyine agomba kuruhuka ndetse agafata imiti bari bamwandikiye ko rwose namara kuyifata bizaba byarakemutse nta kibazo. Ricardo rero ariruhutsa maze nyine akajya kureba Yvette, amufata mu kiganza ndetse na Gayira akamufata mu kindi. Bose rero bavugira rimwe bati turacyagukeneye kandi turagushaka mu rugo. Nyamara ntabwo baba babisezeranye ko bari bubivuge gutyo. Yvette rero abumbura nyine amaso gahoro maze akabitegereza, ahita atangira kumwenyura ati muhumure, nta kintu rwose kiri bumbeho kubera ko sinabasiga mwenyine, nanjye ndacyabakeneye. Bose rero bamuhoberera rimwe maze bakamuryamaho bakishima kuko nyine baba babona yongeye kugaruka mu buzima. Nyuma y'iminsi rero ari kwa muganga baramusezerera maze nyine umunsi wo gutaha Ricardo aritegura neza ndetse rwose agahamagara mama we aramubwira tuzaze kubera yuko ndagushaka kandi cyane. Mama rero wa Ricardo araza nyine maze Ricardo akamubwira ko asigaye afite umukobwa akunda kandi cyane ndetse rwose ko uyu mukobwa amwifuza mu buzima bwe. Mama we rero arishima kubera ukuntu umuhungu we yari yaramubwiye ko atazongera gukunda ukundi. Aramubwira ati ndifuza kubona uwo mukobwa wagutwaye umutima, uwo mukobwa watumye wongera gukunda. Ndifuza kandi kubona uwo mukobwa rwose unkundira umwuzukuru, nanjye ndamukunda kandi ndamwishimiye nubwo ntaramubona. Batangira rero kwitegura nyine kugaruka mu rugo kwa Yvette, barateka bagakora amasuku bakadekora nyine mu rugo bakahagira neza cyane ku buryo rwose azaza akabona ari hashyashya. Umunsi rero wo gutaha nyine bajya kumuzana, akinjira muri salo ahita asanga hateguye indabyo guhera muri salo mu muryango nyine gukomeza. Akomeza rero ari yitegereza nyine izi ndabyo ati none se hano habaye iki ko ndeba rwose wagira ngo mwakiriye umwamikazi. Naho rero Ricardo ahita amubwira ati umwamikazi nta wundi ni wowe. Amupfuka mu maso maze akamubwira ati ngaho komeza. Arakomeza rero amuteresha nyine udutambwe duto dutoya. Bagera rero ahantu imbere y'ameza maze agahita amubwira ati kanura. Yvette abumbura amaso maze agasanga aya meza arateguye neza cyane, amabuji n'ameza nyine ari romantike. Ricardo rero ahita akora nyine muri izi ndabyo ziba ziri ku meza maze akaba akuyemo impeta, ahita ashyira ivi hasi ati ni karibu mukobwa mwiza. Gusa nyine uyu munsi ni umunsi w'umwihariko, uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo. Kuba ni ukuri wongeye kwinjira muri iyi nzu, ndakubwiza ukuri ni ibintu byanshimishije ku buryo numva byandenze. Gusa nyine namaze kubona yuko buriya igihe dufite tugomba kugikoresha, nta mpamvu yo gutegereza icyo twari gukora uyu munsi ngo tuzagikora ejo. Niyo mpamvu rero uyu munsi nifuje kukubwira ko ngukunda n'umutima wanjye wose, kandi nifuza ko urugendo rw'ubuzima nshigaje kuri iyi si njye nawe twarukomezanya, kuko sinibona udahari, sindibona utari iruhande rwanjye, sindibona kandi ntari kumwe nawe, kuko uri umunezero wanjye, uri imbaraga zanjye, uri byose byanjye. Mu by'ukuri rero Yvette aba yatangiye nyine kurira amarira y'ibyishimo. Yvette amuhereza ikiganza maze akamubwira ati ndishimye kandi nanjye ndagukunda, urwo rugendo nanjye ndifuza ko twarufatanya kubera yuko muri byose byanjye, ibyishimo byanjye biri hano nyine.
amara kumwambika impeta rero maze bagahoberana, bagasomana, ibyishimo biba ari byose, ndetse Gayera nawe aba yishimye cyane ari kubabwira ati ndabakunda. Mama rero wa Ricardo ahita nyine aza, maze Ricardo agahita amubwira ati uyu ni mama wanjye rero kandi arakwishimiye. Barahoberana nk'aho rwose basanzwe baziranye, nyamara ni ubwa mbere baba babonanye. Mama wa Ricardo ahita abwira Yvette ati ndakwishimiye kandi nguhaye karibu mu muryango wanjye, ni ukuri mbahaye umugisha abana banjye, wakoze akazi katoroshye, wagaruye ibyishimo muri uyu muryango. Uyu muryango wabagaho nk'uwihebye, ariko ni ukuri ubu rwose harasusurutse, abantu bose baranezerewe. Gayera araseka aratera intambwe, naho umuhungu wanjye nawe rwose wabonaga ko nta byiringiro by'ubuzima gifite, ubu ngubu araseka arishimye. Warakoze ku bwa byose, warakoze ku bw'ibyo wakoze byose. Naho Yvette ati murakoze cyane mubyeyi, gusa nanjye rwose nakoze nk'uwikorera, kubera yuko nanjye uyu muryango wambereye umuryango w'umugisha, wambereye umuryango w'ibyishimo. Ndishimye, ndanezerewe, ntabwo wabyumva. Ricardo rero ahita yibuka ko uyu muntu nyine yari anarwaye, maze agahita amubwira ati sheri, nahugiye mu kukwishimira, maze nibagirwa kukubwira ngo wicare unaruhuke. Amwicaza rero mu ntebe, maze agatangira kumwakira rwose nk'umwamikazi. Baserebura rero iyi fiyansaye bose bishimye, maze Gayera akababwira ati ndishimye, ariko nyine mu bukwe bwanyu ngomba kuzaba fille d'honneur, kandi nzaba fille d'honneur ngenda neza. Gayera rero ahita nyine ababwira ati nanjye uyu munsi hari ikintu nifuza kubabwira papa ndetse na Yvette. Ndifuza kubabwira ko nifuza gusubira ku ishuri, ndumva mfite imbaraga kandi numva nabishobora. Yvette rero na Gayera bararebana, dore ko rwose biba ari ibintu nyine bitangaje. Naho Ricardo nawe ahita yitegereza Yvette nko kumubwira ati ibintu se ndi kumva ni ibya nyabyo, ibi nyine ni ibintu batari bagitekereza ko bishoboka. Gayera rero arababwira ati yego rwose ndakomeje kandi izi mbaraga ndazifite. Papa we rero arishima cyane, maze bakongera bagahobera Gayera, bamubwira ko rero nta kibazo rwose bagomba kongera kumusubiza ku ishuri, kandi ko bishimiye nyine ukuntu yagiye nyine ashyiramo akabaraga, ndetse kugeza uyu munsi akaba ameze neza. Ku rundi ruhande rero mama wa Ricardo ahita ababwira ati ndumva ibyo kuvuga ari byinshi, kubera yuko nanjye ubu ndifuza ko dutangira gutegura ubukwe bwanyu, tugatangira gutumira abantu bacu nyine ba hafi, kuko ubukwe bwacu bugomba kuzaba burimo abantu bakeya, ntabwo ari ngombwa abantu benshi. Mu by'ukuri uyu munsi nyine ibintu byose byiza wagira ngo nibwo biba bigiye gutangira. Iminsi rero yakurikiye batangira nyine gutegura bwa bukwe, dore ko baba bariyemeje ko buzabera muri jaride y'uru rugo, kubera ko niho nyine habaga ibyishimo byabo. Aba bombi niho bajyaga batemberera, niho bajyaga babwiranira udukuru, mbese niho ibyishimo byabo byaberaga. Bifuzaga ko rero n'umunsi wabo nyamukuru ariho ugomba kubera. Umunsi w'ubukwe bwabo uba ari umunsi w'ibyishimo, uba ari umunsi w'umunezero kuri buri umwe wese, dore ko nyine Gayera aba ari bo babaye fille d'honneur wa Yvette. Ibintu rero biba biryoshye, gusezerana kwabo biba bimeze rwose nk'aho atari amagambo bagomba kuvuga ku bw'amategeko, ahubwo ari amagambo bavuga abavuye ku mutima, kubera ko bose baba baranyuze mu bikomeye, ariko nyamara uyu munsi rwose baba bahaserukanye umucyo, baba bishimye, ibyishimo biba ari byose. Ricardo rero abwira Gayera ati ndagukunda, nzakuba iruhande mu bibi no mu byiza, nzagushyigikira igihe cyose, ndetse rwose ntabwo uzigera wicuza kuba warankunze. Gayera rero nawe aramubwira ati nanjye nzaba rwose uwo wifuza ko mba we, nzaba aho wifuza ko mba, ndetse nzakubera umugore mwiza, kandi nzanaba mama wa Gayera, mbese mwese nzabakunda kandi ndanabishimiye, ndabakunda cyane. Bose rero barahoberana nyine, maze mama wabo akababwira ati nanjye mbahaye umugisha, ndahari aho muzankenera hose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira.
Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.